umubyeyi mwiza uri imbere ya kamera zacu umeze neza rwose ufite amavuta y'Imana. Ndizera ko abamukurikiye atari ubwa mbere, ni umukozi w'Imana kandi usize amavuta. Mama turakwakira. Murakoze cyane. Mumeze mute? Tumeze neza. Twarukanaga hashize igihe, ndabona wongeye kuza kugira ngo ubutumwa bwiza. Kuva cyagiye umeze neza. Yego. Ndabona ko rwose umeze neza. Tuguhe ikaze no muri studio za Gota TV kugira ngo tuganirize tubwire ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Turishimiye kugaruka natwe. Mana data nibamugisha. Twari turi kumwe ushize nababwiye ko nitwa Asiranizane, nkorera umurimo w'Imana muri ADEPR, Irembo rwa Ngoma, Paruwasi ya Rango, Itorero rya Kamabuye, Abana 9 n'umutware. Turumvikana. Dushimiye Imana rero iduhaye umwanya wo kugira ngo tuyikorere kuri ikoranabuhanga. Imana yo mu ijuru ishimwe, yaraturinze mu minsi duhereje mu bugingo bwacu nta kibazo. Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Numva sigaye ari ibyo Imana iduhana umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana, ibice 3 umurongo waho wa mbere. Umutwe w'intego w'ijambo ravuga ngo gusobanukirwa iby'agakiza. Imana tugirire neza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana, ibice 3 umurongo waho wa mbere, haravuze ngo hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu ari nijoro, aramubwira ati mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Bitangazwa n'uko mubwiye yuko bikwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Imana itugirire neza. Yesu aduhana umugisha. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga gusobanukirwa neza iby'agakiza. Imana itugirire neza. Amen. Ikibazo abantu bafite muri iyi minsi, usanga abantu bavuga ko bakijijwe ariko nyamara adasobanukiwe iby'inzira ijya mu ijuru, cyangwa se atazi impamvu y'agakiza afite. Ababyeyi, bagabo, basore, bantu munkurikiye, mukwiye gusobanukirwa impamvu z'agakiza, impamvu icyaguteye gutera intambwe ukava mu byaha. Ese ni iyihe mpamvu yaguteye gutera intambwe ukava mu byaha? Ese ni wateye intambwe wavuye mu byaha? Usobanukiwe ibyo ari byo cyangwa ntusobanukiwe ibyo ari byo? Imana itugirire neza. Uyu mugabo dusomye witwa Nikodemo yari umwigisha amategeko, yari yarize, ameze neza cyane mu bintu by'iterambere, ikoranabuhanga, asobanukiwe neza ibintu bijyanye n'iyi si, ibintu bijyanye n'ibyo turebesha amaso. Yari umuhanga cyane
Bibiliya ivuze neza ngo ni yari umutware wo mu Bayuda, ariko rimwe na rimwe akajya mu biterane aho Yesu ari kwigisha ijambo ry'Imana, akumva ibyo Yesu ari kuvuga, ntacyo yigize yiga mu mategeko, ntacyo yigize yiga mu masomo yize cyangwa se yafashe. Yesu yakundaga kubwiriza, akabwiriza ngo ndababwira ukuri, umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntakwiye kubona ubwami bw'Imana, ntakwiye kuzinjira mu bwami bw'Imana. Ikibazo dufite muri iyi minsi, umuntu usanga avuga ko akijijwe ariko ugasanga aranywa akayoga yihishe. Umuntu usanga ari mu rusengero ariko ugasanga agusomana cyangwa se gusambana niwe bibarizwaho, ntarasobanukirwa, ntaramenya. Ariko dukwiye gusobanukirwa impamvu wateye intambwe ukajya mu nzu y'Imana, impamvu y'agakiza, impamvu wabatijwe, impamvu wasize kubera icyo usa nabo wasize hanze. Imana itugirire neza, wegere Imana iguhe izindi mbaraga. Sobanukirwa. Uyu mugabo asanga, Bibiliya yatubwiye ngo asanga Yesu hari nijoro. Icyatumye asanga Yesu nijoro ni iki? Ni uko yatinyaga abantu ko bari bumutera amabuye, kandi yari umwigisha amategeko, yari yarize, yari umuntu iby'agakiza bita amategeko yari yarize, avuga ko agakiza si ngombwa, nta n'akariho, ntibyanashoboka. Nawe ushobora kuba warize ariko mwene data urarushye, ko wize se ukaba uca umugore inyuma, ukaba uri umusambanyi. Mbese mubyeyi wowe ko wize ukaba uca umugabo inyuma, ese wowe ko wize ukaba ari wowe amatika abarizwaho, ibi byose nawe nturasobanukirwa, nturamenya. Tera indi ntambwe usange Yesu, tera indi ntambwe usange Imana, usobanuze impamvu y'ubuzima bwawe cyangwa n'impamvu y'ibyawe. Imana itugirire neza, umwami wacu natuganza. Nikodemo aramusanga Yesu, aramubaza ati Yesu sobanurira. Yagiye nijoro yitwikiriye ijoro. Imana itugirire neza. Ubona niba iyo wakitwikira ijoro nibura ugiye kubaza Imana cyangwa se ugiye kubaza Yesu. Ariko birababaje kwitwikira ijoro ugiye gusambana, kwitwikira ijoro ugiye kunywa, kandi ngura umuntu w'Imana, muririmbyi, yewe muntu w'Imana, garukira aho ngaho, baza Yesu. Sobanukirwa ibyo urimo, kuko igihe kiraje kandi kirasohoye. Ubwo abagomba gusenga Imana cyangwa se bakwiriye gusenga Imana, bakwiriye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Ese wowe usobanukirwa ibyo urimo? Ese uri gusengera Imana mu kuri no mu mwuka? Ibintu bimeze bite mugabo? Ndagira ngo nkubwire, naganire n'abantu ndababwira numva, yewe muntu usobanukirwa. Ibintu tubona ku isi ni intego, nangwa se ntabwo ari intego, ni impamba y'urugendo. Impamba y'urugendo yikwibagiza intego y'urugendo. Nupfa imodoka yizasigara, nupfa amafaranga azasigara. Ndakwinginze hindukirira ufite vora y'igihugu abera bajya guturamo. Imana itugirire neza. Hari ijambo rikomeye Yesu yavuze, haravuga ngo muri iyo minsi urukundo rw'abenshi ruzakonja, abantu bazifuza kuba ingumba. Niba utarabyifuza, Imana itugirire neza. Ariko hari abantu bari kubyifuza. Muri kureba amahano ari kubera ku isi, abantu barafata abana ku ngufu batoya bakabagirira nabi. Ugasanga uwo muntu yarize, umuntu yarize afite amashuri, ariko gatinyuka agafata icyuma akica mugenzi we. Imana itugirire neza. Yesu natuganze. Sobanukirwa. Yesu ngo ajya kubaza Nikodemo, Nikodemo ajya kubaza Yesu, avuga ati Yesu mwigisha, sobanurira ibintu uvuga sinabyize, simbisobanukirwa, biriya bintu bisobanura iki? Yesu ngo aramubwira ngo umva Nikodemo, ukaba uri umwigisha amategeko ukaba utazi ibyo, ndagira ngo ubwire ikibyawe n'umubiri n'umubiri, n'ikibyawe n'umwuka n'umwuka. Nikodemo agira ikibazo, habaza Yesu aramubwira ati none se nkanjye n'ubwanwa nasubira mu nda ya mama nkongera nkabyarwa? Ariko Yesu aramubwira ngo Nikodemo, umenye ibyo, ukaba uri umwigisha amategeko ukaba utazi ibyo, imyaka uririmbye ukaba ugisomana, imyaka ubaye mu nzu y'Imana ukaba utaramenya ko gusambana ari icyaha, imyaka ubaye mu nzu y'Imana ukaba utaramenya ko kuroga ari icyaha, imyaka ubaye mu nzu y'Imana ukaba utaramenya ko kugambanira mwene se ari icyaha, imyaka ubaye mu nzu y'Imana. Yewe muntu wize, yewe muntu wasobanukiwe, birashoboka ko nawe waba umeze nka Nikodemo, warize nibyo, waranigishijwe, wabonye byinshi birakwigisha, ariko ukaba utarasobanukirwa
utera intambwe ukajya mu nzu y'Imana ari ukwiha Kristo nk'umwami n'umukiza akayobora ubugingo bwawe akabutegeka. Imana itugirire neza. Igihe kiraje ndetse kirasohoye. Imperuka yo igenda ikomeza irakomeza nubwo itaza, ariko ku muntu iragera areti yawe ikagera bigacaho. Ese niba bigeze umeze ute? Warabisobanukiwe? wasobanukiwe by'urugendo rujya mu ijuru? Imana itugirire neza. Yesu adutabara. Nikodemo aramubwira ati none se mwigisha nabasha kubyarwa nkuzene? Usanga Yesu agusobanurire usobanukirwe. Ikibazo dufite ntabwo ari icy'abantu bataramenya Imana. Ikibazo dufite muri iyi minsi ni icy'abantu bamenye Imana, bari kwirengagiza ibintu kandi babisobanukiwe. Ugasanga umuntu haranirimba n'umunyamatiku, umuntu agasanga arabwiriza ariko niwe ubwicanyi bubarizwaho, niwe kugambanira bene se bibarizwaho. Imana itugirire neza. Sobanukirwa, genda ubaza Imana. Ese ibintu ndimo Imana irabyemera? Ibintu ndimo ese nzajya mu ijuru? Ese Imana iranyishimira? Imana itugirire neza. Satani yigushuka, nta mugabane afite nabategereje kuzacirwaho iteka. Yesu natugirire neza. Imana nituganze. Yewe mubyeyi sobanukirwa, mukobwa nawe sobanukirwa ikibazo dufite muri iyi minsi. Ugasanga umuntu ni umuririmbyi arasambana, aratinya ko abantu bazabona ko yabyaye ajya gukuramo inda. Ese kuba watinyutse gukora icyaha wakwihanganye n'uwo mwana akabaho? Imana itugirire neza. Wikwishyiriraho urubanza mwene data. Niba ukijijwe kizwa, niba bikunaniye rekeraho, reka kwishyiriraho urubanza. Yesu aramubwira ati mva Nikodemo, sobanukirwa njye mubwiye ijambo, ikibyarwa n'umwuka ni umwuka, ikibyarwa n'umubiri ni umubiri. Mwene data, Imana itugirire neza. Ese niba warateye intambwe ukinjira mu nzu y'Imana, cyangwa se ukavuga ko wakiriye Imana, cyangwa se ukavuga ko wakiriye agakiza, ese uracyayoborwa n'umubiri? Niba ukiyoborwa n'umubiri, birakwiriye kubaza Imana nk'uko Nikodemo yasanze Yesu ari nijoro akamusobanuza, akamubaza impamvu, akamubaza Yesu akamusobanurira. Niba wumva ukiyoborwa n'umubiri kandi uri umuntu ukorera Imana, sanga Yesu umusobanuze uko wabasha kunesha ibyaha, uko wabyarwa ubwa kabiri nibura nawe ukazabasha kuragura ubwami bw'Imana. Imana itugirire neza. Ndagira ngo mubwire, wabyirukanye na benshi baratambutse, n'abandi bakomeje gutambuka, natwe dukomeje gutambuka. Ikibazo si uko dutambuka dutaha cyangwa se tugenda, ikibazo ni wowe ku giti cyawe, ni ikibazo ni njyewe ku giti cyanjye, cyangwa se Imana itugane. Warize se nawe? Wize amashuri nk'aya Nikodemo, ariko ukaba ukijya mu kabari ugasinda ukinyarira? Imana itugirire neza. Yesu atuganze. Umwami nahimbarizwe kunesha, nyiricyubahiro kitarangira, niwe uberewe no gupfukamirwa. Imana iturengere. Mwene data, ndagira ngo mubwire, njyewe ndi umubyeyi undeba gucya, abadukurikiye cyangwa se abankurikiye, ndagira ngo mubwire, njyewe nacuruza akabari, natangiye gucuruza akabari mfite imyaka 12, ariko Kristo yaje kumpa agakiza mbyaye 3. Rero ndagira ngo mubwire, wenda ushobora kuba utazi ikibi kiri muri ibyo ngibyo. Imana itugirire neza. Ababyeyi nimugaruke, murananirwa gusenga, murananirwa kubaza Imana, ukabura umubyeyi uri mu nzu y'Imana, ibyawe bikagucanga, ukananirwa gusenga, ukajya kubaza inzaratsi. Have garukira aho ngaho, garuka mubyeyi garuka. Niba ubona mu rugo bitari kugenda neza, egera Yesu umubaze nk'uko Nikodemo yamubajije. Niba ubona iby'abana bawe bitari kugenda neza, egera Yesu. Niba ubona iby'imiryango bitari kugenda neza, egera Yesu. Imana itugirire neza. Njye tuvugana, ninjye wabanje gukizwa mu rugo iwacu, haba mu muryango iwacu, haba no mu muryango wabo nashatse. Nitwara neza, Imana yiyamamarizaho, ngenda mbaza Yesu, mubaza iby'urugendo, mubaza uko nkwiye kugenda. Imana yo mu ijuru yiyamamarizaho. Ubu tuvugana barakijijwe, ari umutware yarakijijwe, hari n'ababyeyi banjye barakijijwe, kandi no mu muryango Imana ikomeza itanga agakiza. Ikibazo giteye Imana agahinda ni uko abantu bihitira inzira yo gukizwa cyangwa se yo kumenya Imana no kubaha Imana,
ariko ugasanga umuntu byamucanze, niwe wirirwa asakuza, niwe wirirwa aboroga. Ayo mazu meza ntaho yakugeza, ntabwo uri kumva se bubaka amayetaje bakajya kwiyahura. Yiyahuye se kubera iki? Wahishuriwe ubuntu bw'Imana, mubyeyi cyangwa se mugabo, yewe mukobwa, Imana itugirire neza. Musore we, garuka. Imana itugirire, baza Imana, baza Yesu. Ni wowe ufite ijambo ry'ubuzima kuri wowe, ni wowe ufite urufunguzo rw'ibizakubaho. Abana b'abantu ntacyo bamarira, nabo barapfubya bikibagirana, ariko Nikodemo atera intambwe yo kwibariza Yesu. Imana itugirire neza. Mwese urashaka gutera intambwe yo kubaza Imana, urashaka gutera intambwe yo kubaza Yesu? Reka tugusengera Imana, mukozi w'Imana, yewe muntu w'Imana. Ikibazo dufite ni abantu biyitirira Imana, ariko muri iyi minsi ugasanga aho kugira ngo nibura bikirara abantu bamugendereho, ugasanga niwe muntu bakavuga ngo yiwe waho gukizwa nka runaka ngo nabireka, aho gukizwa nk'uriya mubyeyi nabireka, aho gukizwa nk'uriya mukobwa nabireka, aho gukizwa nk'uriya mugabo nabireka. Baza Imana ikuyobore, baza Yesu akuyobora inzira nziza, nk'uko Nikodemo yabajije Yesu akamuyobora inzira, akamubwira ngo ikibyawe ni amazi, ikibyawe n'umwuka, ikibyawe n'umubiri n'umubiri. Muri ibyo byose ufite iki? Reka tugusengera Imana. Muri ibyo byose uri kuyoborwa n'iki? Ese icyumva kiri imbere ni umubiri? Reka tugusengera Imana. Ni umwuka se? Imana igukore ku maso, ubone urugendo rwo mu ijuru, ukomeze inzira utazayiyoba. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Turagushimiye Mwana, urakiranuka muri byose. Ayiwe, ubereye neza abagutegereza bose, kandi bagutegereza bose ntawe uzigira akorwa n'isoni, keretse abantu baba mu masezerano ari nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. Yesu, ubwoko bwawe ndabusengeye Mwami, aho buri hose, haba dukurikiye Mwami Imana Nyiringabo, abari mu nzira bagenda, bateze imodoka bari kugenda, abicaye mu mirimo yabo, haba ari abacuruzi, haba ari abafite akazi ka leta, ari abikorera ku giti cyabo, ndabasengeye Kristo kubwira ijambo ryo kugusobanuza nk'uko Nikodemo yaje kukubaza. Reka nabo bakikwibariza ubasobanurire. Nyiringabo Imana, ngaho nurwanya ibibarwanya, nuhiga ibibahiga, nuhagurukira kandi unesha ibibanesha, mu izina rya Yesu Kristo. Ayiwe Kristo, ndabakumurikiye kuko ari wowe ufite ijambo ry'ubuzima kuri bo, ari wowe ufite urufunguzo rw'ibizababaho. Ngaho bakingurire Kristo. Yaba ari umukobwa ukumvishe, ngaho mukingurira gusange. Yesu, yaba ari umugabo ukumvishije, mukingurira gusange. Yaba ari umubyeyi akumvishije, ngaho mukingurira gusange. Umusore yaba akumvise, mukingurira gusange, aze mwivuganire. Ngaho kandi utegeke, ni byose kuko ufite ntacyo umuntu yabasha gukena. Tubisene twizeye kuri imbaraga z'agakiza kacu, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.